Namakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma yuko umuyobozi wa Ferwafa atawe muri yombi. Ndagira ngo uyu mugabo muramuzi bamwita Shema Fabrice afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro akurikiranweho icyaha cya fagitire ya sheke itazigamiye. Ubwo ni nkubwira ngo benshi mu bakundaga Fabrice Shema barakomeza kugenda bavuga uti RIB ibintu mukomeza kugenda mukora rimwe na rimwe twe ntago tubyemera. Ni gute mufata umugabo nk'uyu nguyu mukamuziza fagitire ya sheke itazigamiye mukamufunga mwarenzeho mukamuteza abantu? Ibi ngibi mukomeza kugenda mukorera abagabo baherwe mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo mu by'ukuri bigaragaza image nziza ku miryango yabo ndetse n'abana babo aho baturuka ubona ko batabyishimira. Nimuzajya munafunga abantu nk'aba ngaba by'umwihariko barakoreye igihugu cy'u Rwanda, mujye munabafunga byibura munabigira ibanga. Bamwe bakagira uti mu gihugu cy'u Rwanda icyuri cyo ntago gikora ahubwo hakora itegeko nshinga ndetse hakanakora n'amategeko. Ubwo ngubwo icyo waba uri cyo cyose wakoze amakosa mu gihugu cy'u Rwanda ugomba kubihanirwa imprisa, kuko ntabwo uzaba uri umuyobozi ukore amafuti ngo bareke kugufunga. Kandi nimba uri icyamamare bagomba no kugufunga bakagushyira ku karubanda aho bose bakureba kugira ngo ube nyine mu by'ukuri bandebereho. Ukabona buri wese aratanga point ukabyumva, ariko ndagira ngo benshi mu bakundaga Shema Fabrice barakomeza kugenda bagaragaza ko bafite agahinda mu mitima yabo. Fabrice Shema mumuziza kuba mu by'ukuri yakoresheje sheke ya fagitire itazigamiye. Ibi ngibi muze kuba mubisubiraho ntabwo byadushimishije. RIB nayo ikavuga uti twe turakora akazi kacu nk'uko bigombwa, ntabwo mu by'ukuri muri buze kuba mudutegeka. Ubwo ariko ndagira ngo Fabrice Shema ni umuyobozi wa Ferwafa, navuga ko ari umuyobozi wari uyoboye igihe kitari gito, ariko abo yarayoboye ndagira ngo yakomeje kugenda afasha abana b'abakobwa by'umwihariko kugaragaza talent yabo cyangwa se impano zabo. Uyu mugabo yakoreye igihugu cy'u Rwanda nimbikubwira uza kubyumva gutyo, kuko yakomeje kugenda afasha benshi muri foundation zigiye zitandukanye, akavuga uti u Rwanda rugomba mu by'ukuri kugaragara by'umwihariko ku mugabane w'isi narwo ruri kwisanga ruri gukina mu gikombe cy'isi. Uyu mugabo nta kintu atakoze. Ndagira ngo muraza kunyemerera abari kuri technique mudushyirireho amwe mu mafoto mu by'ukuri ya Shema Fabrice ari kumwe n'ubuyobozi mukuru wa FIFA. Ubwo benshi batangiye kuvuga uti uyu mugabo Shema mu by'ukuri ibyo akora arabizi, kuba atangiye no guhura n'abantu ba mbere ku isi by'umwihariko bakuriye ibintu by'imikino, byanga byakunda ibyo arimo arabizi, azadufasha kuba twageza by'umwihariko imikino yo mu gihugu cy'u Rwanda kure. Ariko ubwo benshi nyine ibyo byose babitesheje agaciro, baravuga uti nimba wakoze amakosa ugomba kubihanirwa, kuko mu Rwanda ntabwo icyuri cyo ari cyo gikora, ahubwo wakora ukuri kwitwara imico yawe n'ukuri kugaragaza image nziza kuri bagenzi bawe. Bakavuga uti twebwe mu gihugu cy'u Rwanda turashaka abantu bari straight line, ntabwo dushaka ba bantu baze bamara kubyimba bakumva nyine bamaze kumenyekana bagatangira gukora ibintu bitari byo. Hoya, turashaka ba bantu bafite good behaviors, apana ba bandi baza kubona mu by'ukuri bagizwe abayobozi bagatangira kwitwaza icyo bari cyo, ukabona nyine bari gutsikamira bagenzi babo. Iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda iyo utangiye kuza umeze gutya wigira akagarara, ndagira ngo Ngoga Fabrice muramuzi, nawe nyine uhita uba nka Ngoga Fabrice, ntabwo nyine u Rwanda ruki. Benshi bakavuga uti n'abaministeri barafungwa nkaswe umuyobozi wa Ferwafa nimba yakoze amakosa nafungwe. Benshi bakavuga uti uyu mugabo ko yafashije igihugu cy'u Rwanda na muri FIFA yagezemo, ariko koko afungwe azira fagitire mu by'ukuri ya sheke itazigamiye. Koko ntabwo mwanyuzemo imiyaga mukamubabarira mukamwigisha nyine, kubera ko nta muntu udakosa, ikiremwa muntu kirakosa. Bakavuga uti ushobora gukosa ariko burya umwana atangira akora mu nkono bikazarangira ari kwiba bank. Ukabona nyine mu Rwanda agakosa umuyobozi akoze bahita bagucyamura agakoni ku kibuno. Ndagira ngo nyine nawe urabizi, no gufata agafimbo bakakunyuza ku kibuno kugira ngo n'ubutaha nyine n'abandi barebereho. Ariko nimbabwira ngo uretse Ngoga Fabrice cyangwa se Shema Fabrice uza kumwita uko bishaka bitewe n'uko amumenye,
nyuma yo gufasha igihugu cy'u Rwanda akakigeza by'umwihariko mu mikino muri FIFA hose, ndagira ngo u Rwanda bararuzi mu mikino. Ariko ibyo wakora byose burya ufite imico itari myiza mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi baravuga uti festival discipline. Nyine mbere na mbere garagaza discipline kugira ngo ibyo ukora byose bihabwe agaciro n'umunyarwanda ndetse n'u Rwanda rwa agaciro. Ibyo wakora byose mu Rwanda udafite discipline ntabwo mu by'ukuri babyemera, banavuga ko atari ngombwa ko uza kuba mu by'ukuri wakigira gutyo. Ndagira ngo benshi murabizi, uretse kuba Fabrice Shema yafunzwe, ariko abayobozi bamwe na bamwe mu Rwanda hari abitwara nabi. Hari abayobozi bitwara nabi, ndagira ngo nk'ejo bundi mwarabyumvise, meya w'akarere runaka aherutse gufatwa mu by'ukuri ngo azira ruswa y'igitsina, kandi yari n'ubutinganyi. Mu nyumvire nyine namwe uraza kubona nyine abayobozi bamwe na bamwe bahabwa responsibility ukabona bazikoresha nabi. Kandi u Rwanda iyo ruguhaye iyo impoteminite bakakubwira uti kora iki, ukaza wigira akagara, nyine bakunyuza agafimbo ku kibuno. Ntabwo mu Rwanda mu by'ukuri bareba ngo uvuka kwande nguri iki cyangwa urinde. Ikosa ryose wakora uri ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, icyo bakora bagomba kugukebura kugira ngo n'ubutaha utazongera n'undi wese ugerageza gukora amakosa w'umuyobozi arebereho. Ubwo nyine ndagira ngo mubona ko abo amategeko y'u Rwanda ananiye, bahita bafata inzira bagahunga bakigira za Uganda, France, Kenya n'ahandi hatandukanye, bitewe n'uko nyine barabona amategeko y'u Rwanda batayashobora. Ariko si mamya kanagoye di, kubera ko urabona umuntu agirwa umuyobozi bwacya kabiri ukabona ashaka kwigira akagarara, atangiye kwitwara uko ashaka. Nk'uyu nguyu urebye ibintu yazize, ngira ngo tuninjiremo turebe kuri uyu mugoroba byakomeje kugenda mu by'ukuri binaganirwa, ukabona benshi bakomeje kugenda bababara. Udufaranga azize ni udufaranga miliyoni 6. Tekereza kuba uri umuyobozi nk'uyu nguyu ukuriye ibigo bimeze gutya, wigererayo amafaranga aho abikwa urahazi, icyo ushaka cyose muri Ferwafa ukoramo. Amamiliyaridi yose y'imikino y'igihugu cy'u Rwanda na Afurika hose ugiramo ukabara inoti. Ariko yanda yananiye ikiremwa muntu, bene muntu mu by'ukuri bazapfa bazize utuntu tw'ubusa, aza kuzira miliyoni 6. Tekereza ubwo, kandi yari agasheke k'agafagitire aza kuba yanga mu by'ukuri kuba nyine akazigamira kugira ngo leta y'u Rwanda nayo iboneho icya 10. Ubona ko nyine yazize inda nini, kandi burya ngo inda nini yishe nyirayo, nyiri karimi karekare katanze n'umurozi gupfa. Ubwo nivuga gutya, hari byinshi nasimbutse kuri uyu mugabo Fabrice Shema, bitewe n'uko mu by'ukuri ubona ko n'ubuyobozi butigeze bubitangaza. Ariko nyuma gato ninza kubyuka mu by'ukuri numva ndi mu mavuta, ndaza kubivuga. Ndabivuga da, mubivuge cyangwa nze kuza mbivuga, bitewe n'uko akangaka kakomeje kugenda kagaragara n'akarengane mu kandi. Fabrice ndagira ngo abamukunda barakomeza kugenda bagaragaza mu by'ukuri intimba, bakavuga uti uyu muyobozi yayoboye Ferwafa neza, ntabwo yakagombye kuba azira aya mafaranga. Nukuri kw'Imana, nanjye mfana ikipe zose zo mu gihugu cy'u Rwanda, ubona ko uyu mugabo anemeye aya mafaranga nayamutangira. Nibyakomeje kugenda bivugwa n'abafana n'abakundaga Fabrice Shema, bakavuga uti aya nta mafaranga mwafungira umuntu w'icyamamare gutya dukunda. Umuntu wateze indege akajya muri Amerika guhura n'umuyobozi wa FIFA, umuntu wagiye agashakira iterambere n'imikino igihugu cy'u Rwanda, muramuhemba mu by'ukuri mumufunga mumuziza miliyoni 6. Tekereza donc igihugu kikagufungira miliyoni 6. Aka kaya tuvugana hari abamaze kurya miliyoni 6 muri uyu munota. Kuva ku munota wa mbere unyumva kugeza kuri uyu munota wa 9 n'amasegonda 13, hari umuntu umaze kurya miliyoni 6. Ariko ukabona umuyobozi nk'uyu nguyu wayoboye ikigo gikomeye nka Ferwafa kandi akabikora neza, yakosa agakosa gato bakahita nyine bamucyamura akanyafu ku kibuno. Ni ikibando nta nubwo ari akanyafu. Ukabona ibikomeza kugenda bigaragazwa, ntabwo biri kumvwaho rumwe na bamwe mu by'ukuri mu baherwe, bavuga uti ntabwo yakagombye kuzira ibintu nk'ibi ngibi.